gutakaza umwanya. Haleluya. Wagihararuka cyarambirana kugira ngo amaso yanjye nyahanga ahantu agumeyo, nuko icyo nabonyeyo kiba gifite agaciro kuruta ibindi bintu byose biri hirya no hino. Muranyumva nshuti z'Imana? Ahubwo rero turushya abantu tubabwira ngo nibatumbire Yesu, ariko Yesu atarabuha agaciro kuri bo. Bamubona nk'uko wabugiye mu kindi kintu. Bashobora kuba mu materaniro, Imana ishimwe ko nabizi atari namwe ndimo kuvuga, haleluya, ariko bashobora kuba mu materaniro bafite ikindi kintu bategereje. Icyo kintu cyazabaho ntiwongere kubabona. Haleluya. Kugira ngo amaso yanjye agume ku kintu, intumbero yanjye igume ku kintu, umwaka umwe, 2, 3, 10 ugaruka usange urutanse ndacyarebaho narebaga, nuko icyo kintu cyagize agaciro kuruta ibindi bintu byose. Haleluya. Iyo tuvuga ubwami bw'Imana baratugereranyije, baravuga ngo ubwami bw'Imana ngo bugereranywa n'umuntu wari urimo ahinga mu murima. Haleluya. Arangije agiye kubona izahabu y'igiciro cyinshi cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi, uwo murima biragaragara ko atari uwe. Yahise agenda agurisha ibyo yaratunze byose kugira ngo yegukane uwo murima. Haleluya. Ninde uri bugumishe amaso ye, intumbero ye kuri Yesu? Nuwo Yesu yabereye uw'agaciro kuruta ibindi bintu byose. Iyo bitabaye ibyo uzamuharara, umuhararukwe. Dusigare tukwingingira kumureba. Turamutse dusohotse tukabona izabo hano hanze, nta muntu wakwingingira kuyitoragura. Bandi twese dufite ubwenge twagira gute? Twayitoragura. Haramutse hari umuntu umenya amadolari y'ukuri, uretse ko ibyo bintu biba muri filime gusa. Kwa kundi indege igimena amadolari. Haramutse hari amadolari y'ukuri amenetse hariya, nta muntu ufite ubwenge kereka umusazi witambukira mu muhanda. Nta muntu ufite ubwenge twagira gute? Twakwingingira gutoragura amadolari. Niki gituma abana b'Imana intumbero yabo iri kuri Yesu? Nuko batagize gute? Batamumenye. Niyo mpamvu ivuga butumwa, kwiga Bibiliya, ibiki byose bikwiriye kubaho, bikwiriye gukomeza bikavuga Yesu, bikamuvuga, tukareba ko bamwe bagenda bamumenya. Abamumenye nta muntu wongera kubingingira kurebayo, nta muntu ubingingira guterana, nta muntu ubibutsa gusenga, nta muntu ubingingira gukoresha impano zabo hano imbere. Haleluya. Ahubwo baravuga ngo tugize amahirwe yo gukorera uwadukunze kuko bamumenye. Haleluya. Imana itugirire neza. Ahantu uzatinza amaso akahaguma nuko wamenya agaciro n'ubutunzi bw'ukuri buri aha hantu. Haleluya. Abana b'Imana rero benshi badatumbira Yesu ngo bagumeyo, nuko iby'ubu bwami batabimenye. Barabwitirirwa, ariko mu by'ukuri Yesu ntarababera byose. Muri Matayo 6:21 haravuga ngo, Matayo 6:21 ngo kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Haleluya. Niba Kristo akubereye ubutunzi, ntituzakwibutsa gusoma Bibiliya. Uzayisoma kugira ngo umumenye. Haleluya. Uzagira umwanya wo kwihererana n'Imana kuko Kristo yakubereye ubutunzi. Kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Shatse navuga ngo aho ubutunzi bwawe buri niho intumbero yawe izaba. Ntuzakura ya maso. Imana ishimwe. Haleluya. Gutumbira, guhoza amaso ahantu hamwe, gushyira icyizere cyanjye cyose ahantu hamwe, bizazana impinduka mu buzima bwanjye. Niba intumbero yanjye iri hari imbere, sinzaba umuntu wari utaninga round. Niba intumbero yanjye iri hariya, sinzaba umuntu wari uhindukira, yahindukiye mu gitondo, yahindukiye nimugoroba. Oya, maso yanjye ntazava ku cy'agaciro nabonye. Haleluya. Niba rero utumbiriye Yesu, bizazana impinduka mu buzima bwawe. Niba ntumbiriye Yesu, bizazana impinduka z'ukuri mu buzima bwanjye. Impinduka zizagaragara inyuma. Gutumbira cyangwa gukipinga focus, kugumana intego, kugumana intumbero, ni icyemezo kiba imbere mu mutima. Ariko iyo cyemezo kiba imbere mu mutima, ubuzima bwanjye buzakireflecta, ubuzima bwanjye bw'inyuma buzacyerekana. Siko bimeze? Umuntu navuga ati ndi umunyeshuri, ndimo ndiga sinzi hehe, uzamubona buri munsi ajya kwiga. Haleluya. Umuntu navuga ngo mpugiye muri iki,
uzamubona icyo kintu agishyizeho umutima, uzamubona ari cyo akora buri munsi. Nituba rero abana b'Imana batumbiriye Yesu, bahojeje amaso kuri Kristo, bizazana impinduka mu buzima bwacu bwa buri munsi, bizagaragara. Byihinduka kwizera gupfuye, yo kwizera mfite imbere kutabyaye impinduka inyuma. Imana ishimwe cyane. Hari igihe ririya jambo ryo muri Yakobo turikoresha ku mirimo myiza gusa, yo kugaburira abashonje, yo kwambika abambaye ubusa, yo gusura abarwayi, ariko kwizera kutagira imirimo ni ukwizera avuga ngo Yesu ni byose kuri njye, ariko wareba uko mbayeho ugasanga si byose kuri njye. Muranyumva nshuti z'Imana? Ni ukuvuga ngo nahindutse umwana w'Imana, ariko wareba uko mbayeho ugasanga kwizera kwanjye ni kwahingutse inyuma ngo mbeho nk'uko abana b'Imana baho. Uko ni ukwizera gupfuye, kuko nta mirimo kwabyaye, nta mpinduka mu buzima kwabyaye. Imana itugire neza. Kwizera rero gupfuye niko gushobora gutuma avuga ngo Yesu ni intumbero yanjye, ariko ugasanga ndazunguruka hirya no hino mu bintu bidasa nawe. Imana itugire neza. Haleluya. Umuntu rero ufite intumbero kuri Yesu, uzabona ubuzima bwe koko bumeze nk'ubushaka Yesu. Haleluya. Ninde uba muri iri jambo ry'Imana ngo arusheho kurimenya, ni umuntu utumbiriye Yesu, hanyuma akavuga ati iki gitabo iki kivuga uwo mugabo ntumbereye ngomba kukibamo. Haleluya. Ni gute Yesu yaba ariwe ntumbero yanjye, hanyuma igitabo cyonyine dufite ku isi kimuvuga neza, kimuvuga bihagije, kimuvuga by'ukuri, kimuvuga bitari ibihimbano, kikaba kure y'ubuzima bwawe, kandi Yesu ari byose kuri wowe. Murumva bitaba ariko kwizera gupfuye? Haleluya. Nimba kwizera ari kuzimu, iki gitabo kivuga umuntu umwe. Harimo inkuru za Dawidi, hakabamo izaba Mose, hakabamo bari abami n'abacamanza, ariko ubundi kivuga umuntu umwe. Haleluya. Sinshobora kuvuga ngo intumbero yanjye ni Yesu simara umwanya shaka kumumenya. Iki nicyo cyonyine kitubwira amakuru y'ukuri. Ngewe nzavugaho agace, pastor wanyina azavugaho agace, undi muvuga ubutumwa avugaho agace, ariko iki gifite amakuru yuzuye kuva mu ntangiriro kugeza mu byahishuwe. Kwizera rero kuzima, kwizera kudapfuye, ubuzima bw'ukuri navuga ngo intumbero yanjye ni kuri Yesu. Mwene uwo muntu uzamubona ashakisha kumenya amakuru y'uyu mugabo witwa Yesu. Haleluya. Azayashakisha mu gitondo, azayashakisha nimugoroba, bizamutera umwete kuko arifuza kumumenya birushijeho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ninde usengera ibintu byose nutumbiriye Yesu, ninde wifuza kurushaho kumutumbira. Iyo ugifite utundi tu options, iyo dufite utundi du choices, iyo ugifite andi mahitamo, munyumve nshuti z'Imana, iyo ufite ahandi hantu hakurwanaho, ibindi bintu wakoresha kugira ngo wirwaneho, abandi bantu bakurengera n'ibindi bintu byagutabara, iyo ukibifite biragoye ko watumbira Yesu wenyine. Niyo mpamvu muri urugendo, kamvuge n'akanubwo kataryoshye, niyo mpamvu muri urugendo Yesu ajya yemera ko ibintu byose twishingikirijeho rimwe na rimwe biducika. Abo bigeze gucika, haleluya, nanjye byarancitse. Ikintu kikaba ari cyo kikugize, nicyo mbaraga zawe, nicyo cyubahiro cyawe, abantu barakikuziho nk'ikigutunze cyangwa ikikugize. Kuko rero Yesu atabona ko abona ntaho yazaguca ngo nawe witoze kumwishingikirizaho. Niba kakana ariko nayo nishingikirijeho ngo ntahirima, haleluya, abo byahirimanye, haleluya. Akariko nishingikirijeho ngo ntahirima, Yesu akavuga ati Hortense ziga kunyishingikirizaho ryari. Yareba akabona ntibyakunda, najya kumva kano kantu karagiye ndakabuze, ajya nishingikiriza nkumva ntibigihari, agakunda kambona yo kabyara. Haleluya. Suko kwanga nuko yifuza ko intumbero yawe yaba kuri we wenyine, agakubita ibigomba gukubita. Hari n'igihe akuraho abantu bagukunda ariko bakamera nk'abo bakwibagiwe, ukajya wibaza uko byagenze. Wowe wari ubashyizeho umutima wose, Yesu yarabuze aho yinjirira, abigizayo gatoya kugira ngo wowe na Yesu mumenyane. Haleluya. Ninde uzasengera buri kintu cyose, no muntu uzi ko nta kintu na kimwe azatunga, nta kintu na kimwe azageraho, nta kintu na kimwe azashobora atagishobojwe na Yesu. Suko dusenga kuko turi abanyambaraga, ahubwo nuko tuzi ko nta kintu na kimwe twatunga tutagihawe nawe, tukitoza rero kumusenga bidashira. Haleluya. Haleluya. Reka turebe gatoya ku rugero rwa Nehemiya. Yarafite amahirwe yose yo guhita abwira umwami. Nehemiya igice cya 2 murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Natinze kugutumbira Yesu kuko inyungu zikuvamo byo twazivuga tutazivuga zizakugeraho no mutumbira. Haleluya. Kugirirwa neza n'Imana bizakubaho, ubuzima butoshye buzakubaho, ubuzima budahungabanywa n'umuyaga uzabutunga nukomeza gutumbira Yesu.
uyu mugabo w'Imana witwa Nehemiya, igice cya 2 umurongo wa 4 ndetse n'umurongo wa 5. ngo umwami aramubaza ati, muribuka yasavingaga ibwami, arimo atanga vino ku mwami, kandi nta na rimwe ngo yajyaga babara mu maso he ngo hagaragaze umubabaro. Ariko amaze kumva amakuru y'iwabo uko hahiye, uko hameze nabi, bimutera umubabaro wo mu mutima utakibasha guhishika. Umwami arabibona, ngo umwami arambaza ati, hari icyo nsaba? Amaze kumubwira amakuru. Umwami akubajije, umwami w'igihugu, umwami w'ibihugu byacu, abami b'ibihugu byacu bakomeye, umwami aramutse akubajije, aka kantu kazamutse mu mutima wa Nehemiya, iwawe n'iwanjye kazamukayo? Tugaruke. Haleluya. Tugaruke gato. ngo umwami aramubaza ati, hari icyo nsaba? Nuko nsaba Imana nyirijuru. Yicaranye n'umwami nyiramashyamba yose, dore ko azamusaba n'inzandiko, umwami ukomeye ufite icyubahiro, wavuga ijambo rimwe Nehemiya akagenda kubaka iwabo. Ariko umva umuntu wamenye gushyira intumbero ye ku mwami, umuremyi w'ijuru n'isi, umuntu wamenye ko Imana yo mu ijuru itamuhaye umwami atamuha. Haleluya. Umwami arambwira ati, hari icyo ushaka? Ubundi hari abantu bakomeye dushobora kugera imbere tugahita tuvuga ngo ibyanjye birakemutse. Umwami aramubaza ati, hari icyo usaba? Nuko nsaba Imana nyirijuru, maze nsubiza umwami nti, niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe nkakugiraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya basogokuruza, mbone kuwubaka. Ndifuza gusa kano kantu, nuko nsaba Imana nyirijuru. Haleluya. Izi ni settings, ni imimererwe, ni imigirire itagaragara inyuma, ariko iba hehe? Mu mutima. Haleluya. Simvuze ko tudasaba service abantu, simvuze ko tutatabaza abantu ngo batugirire gutya, ariko iyo umuntu afite imiremerwe mu mutima aravuga ngo nubwo nkomanze kwa kanaka, ariko mbanje gukomanga kuma Imana nimumperaho umugisha arabimpa. Imana niba atariho yagennye nzabibonera ahandi. Umuntu ufite intumbero ku mwami nta nubwo yanduranya n'abantu. Muzi iki dutera kwanduranya n'abantu? Uba wumva umuntu ari ugomba kubera igisubizo, none hatakiba ukajya ugira ngo yakwimye. Haleluya. Ariko iyo mbajije Imana nyirijuru, haleluya, ese nkomange kwa Pastor Jacques, kandi koko ngakomangayo ngashakisha nk'uko abantu bashakisha, ariko nabanje kubwira Imana nyirijuru. Iyo Pastor Jacques atampaye icyo namusabaga, ndavuga ngo ubwo Imana nyirijuru ntiyanyinguriye, nkagumana amahoro hagati yanjye nawe. Haleluya. 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 Kuba tumbereye Yesu, ntiyaba papa na mama, ntiyaba oncle na tante, ntiyaba ndenande, haba Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Yama papa kama, yama mama kama, yama tante na anti bakama, yanyima n'uwambyaye akanyima kuko yakinze. Yarivuye ngo yakinze nta muntu ugira gute? Nta muntu ukingura. Bituma rero tugirana amahoro n'abantu bose. Haleluya. Bituma tutanduranya n'abantu, bituma kandi tudakura intumbero ku Mana ngo tuyishyire ku bantu. Twongere twibukiranye ko bidashoboka ko umuntu yatumbera ahantu harenze hamwe icyarimwe. Hari abana b'Imana bakunda Imana, banasenga, ariko ubutabazi bwabo iyo byakomeye babutegereza ku muntu. Icyo gihe bigenda bite? Kuko utashyira 100% ahantu ngo ubone ikindi ushyira ahandi. Ubwo ku Mana baba bakuyeyo nka 30 cyangwa 50, hagasigarayo 50 yindi, hanyuma 40 bakayishyira kwa kanaka. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Haleluya. Twongere twibwire ngo abana b'Imana bamwe ntibanze kumutumbira, ahubwo ntibamuzi. Yesu ntibamuzi, kandi aho bamumenyera ntibemera kuhatinda. Reka nsubiremo kano kantu. Abana b'Imana kamvuge n'aka nubwo kataryoshye. Niyo mpamvu muri urugendo Yesu ajya yemera ko ibintu byose twishingikirijeho rimwe na rimwe biducika. Kuko rero Yesu atabona ko abona ntaho yazaguca ngo nawe witoze kumwishingikirizaho. Niba kakana ariko nayo nishingikirijeho ngo ntahirima. Haleluya. Bo byahirimanye. Haleluya. Akariko nishingikirizaho ngo ntahirima. Yesu akavuga ati, Hortense ziga kunyishingikirizaho ryari? Yareba akabona ntibyakunda. Najya kumva kano kantu karagiye ndakabuze. Ajya nishingikiriza nkumva ntibigihari. Aba
bamumenye nta muntu wongera kubingingira kurebayo, nta muntu ubingingira guterana, nta muntu ubibutsa gusenga, nta muntu ubingingira gukoresha impano zabo hano imbere. Haleluya. Ahubwo baravuga ngo tugize amahirwe yo gukorera uwadukunze kuko bamumenye. Ubu ntiturimo gutakaza umwanya, abayishaka iratugororera tukiri inahangaha, dufite n'izindi ngororano hakurya y'ubu buzima. Haleluya. Uwo nguwo uzi ibyo ngibyo niwe uzagira n'umwete wo gushaka Imana. Ubu hari abantu batazi amateraniro nimugoroba kuko batazi ko kuyishaka bifite ingororano bitanga. Haleluya. Bazi ko ubu muri imburamukoro, bazi ko ubu turimo gutakaza umwanya. Ntabwo abantu banze gutumbera Yesu, ahubwo ntibamuzi, kandi aho bamumenyera ntibifuza gutindayo. Ni bande bazarimbuka? N'abantu banze kureba kuri Kristo. Yesu ashimwe cyane. N'abantu babonye ari ubupfapfa bakabisuzugura. Harimo n'abantu bamwe bizera imirimo yabo kubera ko imirimo isaba kuvunika no gukoboka, bakizera imirimo yabo n'amasengesho yabo n'amasabato yabo n'amaturo yabo no kuza mu materaniro nk'uko. N'aya masengesho harimo indushyi zirimo ziyakora nk'aho ari ukugurira Imana. Oya, waremewe, ahubwo nicyo kigutera gusenga. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bazarimbuka kuko banze gukora iki ngiki, ariko abera benshi basenga ayo masengesho. Mana niba uriho 21 izarangire wangiriye iki n'iki, iriho, ishobora kuzagikora, ishobora no kutazagikora, igakomeza ikabaho. Iyo ibintu bikomeye mu buzima batakaza intumbero y'Imana, baravuga ati ubu noneho ndapfuye birarangiye. Ibi ni bya bindi bavuze nuko umuntu arangira, tukamubona yateranye, tukamubona simbuka wenda abyinira Imana, dushobora no kumubona abwiriza nk'uko ndimo mbwiriza, ariko mu mutima haragize gute? Hararohamye, avuga ati bibizo none Imana ntiyabishobora. Kubwo ubuntu bw'Imana, Imana ikamutabarisha ikintu kimwe, ikamugirira neza mu buryo bumwe. Niba yarategereje kubyara se, niba yarategereje akazi se, niba yarategereje kwibukwa se, niba hari ikintu runaka yari yarasabye Imana, yajya kubona akabona arakibonye, akabagize gute? Ararohotse, aravuga ati Imana iranze. Muri make icyizere cye ntabwo kiri muri Yesu, kiri mu byo Yesu ajya akora. Bituma rero tubura mu nyumvirizi z'Imana, tubura abana b'Imana bagendera hejuru y'amazi cyangwa batumbereye Yesu cyangwa bagumanye kwizera kwabo kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kundi kwa mbere. Bituma tugira abana b'Imana bafite kwizera, bashyushye mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri bakaba bararohamye, mu kwa gatatu bakavayo, mu kwa kane bakamanuka, bityo. Tugira n'abandi bamara imyaka twarababuze, ibyo kuza mu nzu y'Imana byarakonje, byarazimye, yagira kandi kantu akongera akagaruka nko mu mwaka wa gatatu, bagahora batyo. Kugira ngo amaso yanjye agume ku kintu, intumbero yanjye igume ku kintu, umwaka umwe, 2, 3, 10 ugaruka usange urutanze ndacyarebaho narebaga, nuko icyo kintu cyagize agaciro kuruta ibindi bintu byose. Haleluya. Iyo tuvuga ubwami bw'Imana baratugereranyije, baravuga ngo ubwami bw'Imana ngo bugereranywa n'umuntu wari urimo ahinga mu murima. Haleluya. N'abana b'Imana twakwita intwari zo kwizera, bamaze kumenya umwami wabo, imiyaga iraza, imifi igatemba, niba yerekezeho amaso. Haleluya. Bamenye kugumisha intumbero yabo kuri Yesu. Suko imiyaga iwaba ari mikeya, suko imvura iwaba ari nkeya, suko ibarohemesha byabuze, ariko bahisemo gushyira hehe? Amaso kuri Yesu. Abo rero uzabasanga na kwizera, uzabasanga n'imbuto zidashira, uzabasanga n'imbaraga. Haleluya. Uzabasanga na ikime cyo mu ijuru. Kubera iki? Naho honyine bashyize amaso, suko ari abanyembaraga, ahubwo bashyize amaso hakomoka imbaraga zidashira. Umuziki dutera kwanduranya n'abantu, uba wumva umuntu ari ugomba kubera igisubizo, none hatakiba ukajya ugira ngo yakwimye. Yesu ashimwe cyane. Imana ibahe umugisha, murakoze kuyigirira umwanya, murakoze kuyitaramira. Imana ibahe umugisha. Nejejwe no kuba mu nzu y'Imana, iteka bihora ari umugisha, kandi umugisha utamenyerwa, umugisha umuntu atafata for granted, wa mugani w'ikinyarwanda cy'ubu ngubu, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Hari abantu benshi bataramiye mu bintu bitagira umumaro, ariko Imana ishimwe ko mwebwe mutaramiye umwami. Ndabona urubyiruko ari bo benshi, icyampa mugasazira muri ibi. Haleluya. Icyampa kuhaba kwawe akaba ari amahitamo, akaba atari uko wabuze ukugira, sibyo nshuti z'Imana? Bikaba ari amahitamo n'ubuzima bwahinduka, Imana ikomeje kukugirira neza, ikongeye n'imyaka n'inshingano n'ibyiza, ugakomeza kujya umubwira uti mwami wanjye ngufitiye umwanya. Hari igitaramo tuzabamo igihe kimwe, ntabwo tuzi umwaka,
tuzi n'umunsi, ariko hari igitaramo kidutegereje hakurya ahangaha. Haleluya. Hari igihe tutazarara ino, hari igihe tutazahirirwa, hari igihe impanda izavuga. Haleluya. Ese uriteguye kuzaba muri icyo gitaramo kiruta ibindi? Imana ishimwe cyane. Ubuzima bwa gikristo burushaho kuryoha iyo tubizi neza ko dufite ahandi hantu turimo tugana, iyo tubizi neza ko ibyacu bitagarukira inahangaha. Iyo umuntu anyazwe akajya agira ngo umugisha wose Imana itanga n'uwinaha aba yanyazwe. Ndakwifuriza kutanyagwa muri ubwo buryo. Mushumba Pastor Jacques Marigo umugisha, warakoze kunyizera ukanyemera ko nasangira mu itorero mushumbye ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Turi bamwe mu rugo rwa data, kandi nutugera mu ijoro ntago bazavuga ngo abanazarene ni muce hano, abandi ni muce ahangaha. Oya, tuzajyayo nk'abana b'Imana. Haleluya. Rero Imana ibahe umugisha. Nitwa Hortense Mazimpaka, ndi umubyeyi, nagira ubuntu ndakizwa. Haleluya. Urugendo rwo kujya mu ijoro ndarukomeje. Ndabizi neza ko tuzahurirayo niba warizeye Kristo. Ni ibyo byonyine, ni ukumwizera, hanyuma gukiranuka kwe kukambarwaho. Ngewe umunyabyaha rwimbi, gukiranuka kwa Yesu kukambarwaho. Haleluya. Icyo nizeye, icyo cyakoretse mu buzima bwanjye kikazana impinduka buri munsi kugeza igihe nzavira muri uyu mubiri. Nizeye ko dufatanyije urwo rugendo. Imana ibahe umugisha. Muri mu minsi yo gushaka mu maso y'Imana, ntako bisa kandi ntibiba mu muntu, gusenga ntibiba mu muntu, iteka baba ari ubutumire bw'Umwuka Wera. Haleluya. Barahirwa rero abitaba ubwo butumire bw'Umwuka Wera, ukavuga agaciro mu mitima yabo, bagasingira ibyo bihe Mwuka Wera abazaniye. Insengero zitandukanye cyangwa abantu ku giti cyabo bagira umwanya w'umwihariko. Tuba dusanzwe dusenga, tubana n'Imana mu gitondo nimugoroba ku munsi ukomeza uvugana nayo, ariko hajya habaho ibihe by'umwihariko by'ubutumire bw'Umwuka Wera, bigahura n'umutima ufite inyota, ufitiye Imana inyota. Umuntu akinjira mu bihe byo gusenga, kwigiriza ubusa, kwiherera se, kongera umwanya we gutumbira mu maso y'Imana. Nibyo bihe murimo, kandi Umwami Imana asubize gusenga kwanyu. Waba urimo kunyagwa rero, ukaba uri umukristo w'iri torero, hanyuma ukaba utari mu minsi yo gusenga, kandi Umwuka Wera yarazanye ubutumire bugufi yawe, nakubwira ngo waba urimo kunyagwa. Inkuru nziza nuko ushobora gutangira uyu munsi nawe ugakingurirwa ijuru nk'abatangiye ku munsi wa mbere. Haleluya. Haleluya. Mwataramye umwanya munini, nibaza ko umubiri unaniwe, ariko munyemerere muntize amatwi hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tuganiraho riravuga ngo inyungu ziva mu gutumbira Yesu. Muyamazemo iminsi aya magambo, natekereza ko mwayize bigiza, nanjye kuvuga ngo bihagije, ariko nasanze ijambo ry'Imana riratunze, rifite ubutunzi bw'igitangaza, ku buryo ushobora gusoma umurongo umwe, ejo wakongera kuwusoma ukumva ibindi, ejo bundi wakongera kuwusoma ukumva ibindi. Reka duhere rero mu gitabo cyo kubara igice cya 21 umurongo wa 8 turageza ku murongo wa 9. Inyungu ziva mu gutumbira Yesu. Iyo dukoresheje iryo jambo rivuga gutumbira, ni uguhoza amaso, ni ugutinza amaso ahantu, ku kintu, ku muntu uzi, ariko ahantu hamwe. Ndamutse ndebye hano nkongera nkareba hano, nkongera nkareba hariya, byaba bitandukanye no gutumbira. Ni ukuvuga ngo gutumbira ni ahantu ntindije amaso nkayagumishaho, nkamara umwanya. Uko niko gutumbira. Iyo tuvuga ngo inyungu ziva mu gutumbira Yesu, si ikindi ni uguhoza amaso kuri Yesu. Imana ishimwe ko guhoza amaso kuri Yesu bitarayangaya y'inyuma, ahubwo ni umutima, ni ibitekerezo, ni ingamba, ni ibingize mu muntu wanjye wamwe imbere, bireba hehe? Bireba kuri Yesu wenyine. Ino nkuru rero iri mu gitabo cyo kubara igice cya 21 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 9. Reka tuhasome. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo, uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa, ayimanika ku giti cy'ibendera. Uw'inzoka yariye yareba iyo nzoko yo muringa agakira. Abakunzi ba Bibiliya muzi inkuru ko byari byagenze, uko abantu bari bigometse ku Mana, hanyuma Imana ikabateza inzoka zifite ubumara bukomeye, ubusagwe bukomeye, ariko hanyuma igisubizo nacyo Imana ikagitanga. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo, izo zabariye, uyimanike ku giti cy'ibendera,
maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Iri jambo riranezeza, murabizi no muri Yohana ririmo turaza kurireba, kuko umuti Imana yari ibarangiye wasaga nk'umuti w'ubupfapfa. Hari umuntu urimo kunyumva? Haleluya, murahari? Wari umuti umeze nk'utarimo ubwenge. Abagize amahirwe yo kwigaho gakeya, urabizi niba ubumara bugiye ahantu, wenda icyakagukijije nuko bongera bakagutera umuti wundi ukinjiraho ubumara bwagiye, wenda ukabunetraliza cyangwa ukabuhindura ubusa ukabwica. Ariko ni gute ubumara murabizi n'ubumara, kuko abantu benshi barapfuye kino gihe, ariko ubumara bwinjiye mu muntu hanyuma arakizwa no kureba umuringa. Byibuze Imana ipfa kubabwira ati muwuhekenye. Haleluya. Mupfe kuwuhekenya byibuze winjire mu ntuza nibi, ariko nukureba, ntiwanawukozeho, nukureba. Ibisubizo by'Imana rimwe na rimwe babiri mu bupfapfa. Niyo mpamvu rimwe na rimwe twanga kubyizera, kuko biba bisa nkaho ari ubupfapfa. Murebe umuntu naribwa n'inzoka, ucura inzoka isa nk'iyo, hanyuma uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Haleluya. Inama z'Uwiteka zaba zisa nk'izitari mu ubwenge, zihora ari nzima, zihora ari igisubizo, kandi abazitabira bose turatabarwa. Haleluya, turatabarwa. Tuzitabira abantu baduseka, tuzitabira bisuzuguritse, rimwe na rimwe nawe ukavuga uti ubwo ari Uwiteka ubivuze reka mbikore, ariko wumva nta kizavamo. Abantu bakomeje gupfa banze gukora ibyo bintu by'ubupfapfa. Nibyo nibwira ngo Mose acura inzoka mu miringa. Imana ishimwe ko Mose nawe ataburanye kino gihe, kuko rimwe na rimwe yajyaga anyuzamo akamera nkatwe akaburana. Hari igihe Imana yamubwiye ati aba bantu ejo nzabagaburira, ibyo barimo basaba ejo nzabagaburira. Maze Mose abwira Imana avuga ati Mana nawe ngira ngo ntuzi kubara, amwibutsa umubare w'abantu bari kumwe. Mose abwira Imana ati ndi kumwe n'abantu bigenza uduhumbi tungahe, inyama zo kubaha Mana wazikura he? Nubwo wazana inka zose z'ibirarashyamba, ukazana amafi yose yo mu nyanja, ntiwabona icyo ugaburira bano bantu. Imibare ya Mose yanga guhura n'ibyo Imana ivuga, nkuko iyawe ijya yanga guhura n'ibyo Imana ivuga. Ariko ahangaha Imana ishimwe, ntabwo Mose yaburanyije Imana. Niba bwari mu gitondo cyangwa nimugoroba, yaremeye acura iyo nzoka mu miringa, ayimanika ku giti. Umuntu w'umugabo ufite ubwenge, uyoboye abantu benshi, ariko ahitamo gufata icyemezo cy'Imana, icyama mu mahitamo yawe. Haleluya. Ukajya ufata iby'Imana ivuga, ntukeneye kubanza kubyumva no kubisobanukirwa, ipfa kuba yaragize gute ari ibyivuga. Mose acura iyo nzoka mu miringa, ayimanika ku giti cy'ibendera, hanyuma uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Ayisezerano rya kera riryohera, nuko ibintu byose n'ibyo tutarasobanukirwa byose bivuga umuntu umwe witwa Yesu Kristo. Haleluya. Niwe biganishaho, niwe isezerano rya kera riryohera. Hanyuma tukajya muri Yohana, hari inkuru nanone. Yohana igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15. Icyama y'amasengesho agasiga aguhaye gukunda ijambo ry'Imana. Rimuranyagwa pe niba utarimo kurikunda. Ryaratuzuye, ryaraduhembuye, ryatumaze amaganya. Haleluya. Ryatumaze gusharirirwa no kumva upfuye, rizana ibyiringiro mu buzima. Kutarikunda n'ukwibwa. Yohana igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15. Ngo kandi nkuko Mose, oh haleluya, Imana yabwiraga Mose ko bigenda izi kizakora. Ngo kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uko kwizera kuduhesha ubugingo buhoraho kumeze nko kureba ya nzoka y'umuringa. Haleluya. Nk'uko Mose yamanitse inzoka y'umuringa hehe mu butayu, uyirebyeho wese agakira, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa ku giti cy'umusaraba, umwizeye cyangwa umurebyeho. Haleluya. Muri twese nta muntu wari uri Golgotha, ariko twagize gute? Twarabyizeye. Igihe Yesu yapfaga ntabwo twari duhari, ariko twagize gute? Twarabyizeye. Tumaze kubyizera duhabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Waba uri muri Aziya, waba muri Afrika ya hepfo, waba uri i Burundi cyangwa muri Kongo hano hirya, waba uri umunyarwanda, waba uri wa Kikarongi, ahantu hariho hose upfa kugira gute? Kwizera. Hanyuma ukagira gute? Ugahabwa ubugingo buhoraho. Ni bande bazarimbuka? N'abantu banze kureba kuri Kristo.
Yesu ashimwe cyane. N'abantu babonye ari ubupfapfa bakabisuzugura. Harimo n'abantu bamwe bizera imirimo yabo kubera ko imirimo isaba kuvunika no gukoboka. Bakizera imirimo yabo n'amasengesho yabo n'amasabato yabo n'amaturo yabo no kuza mu materaniro nk'uko. N'aya masengesho harimo indushyi zirimo ziyakora nk'ahari ukugurira Imana. Oya waremewe ahubwo nicyo kigutera gusenga. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bazarimbuka kuko banze gukora iki ngiki. Haleluya. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, abariwe nayo barebaho bagakira. Ni ku mwana w'Imana, haleluya, akwiriye kumanikwa ku musaraba. Umwizera, kumwizera si ikindi ni ukumurebaho. Imana ishimwe cyane. Umwizera agahabwa ubugingo buhoraho. Imana ni nziza. Imana yoroheje ibintu byayo kugira ngo atazagira umuvuga ngo ngewe sinizi. Imana yoroheje ibintu byabo kugira ngo atazava ngo ngewe nabuze umuntu binsobanurira. Imana yoroheje ibintu byayo kugira ngo atazagira umuntu uvuga ngo nabuze umuntu wabyinyigisha. Haleluya. Ushobora gushaka kwiga ibyimbitseho ariko ibitanga agakiza. Haleluya. Imana yarabyoroheje ku buryo umuntu wese afite amatwi yo kubyumva akagira umutima wo kubisingira, ubwenge bwe bukabyumva. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe ko itakomeje ibintu. Ubundi abantu bakomeye cyangwa bize cyane kugira ngo tubemere barushaho gukomeza ibintu, ariko Imana yo kabyara, Imana y'icyubahiro cyinshi, umuremyi w'ijuru n'isi, haleluya, udafite complexe kugira ngo tumwemere kuko ari ihagije. Ibintu byarabifata akabyoroshya kugira ngo wowe nanjye tudacikanwa. Haleluya. Yuzuye imbabazi no kugira neza, icyambu ukimarira muri we. Iri jambo rivuga ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, mu busobanuro bw'ukuri ubundi ni nkaho bakavuze ngo umuntu who keeps believing, umuntu ukomeza kwizera. Iryo jambo ribamo impaka nyinshi ariko igisubizo kiroroshye. Umuntu wagize umugisha wo gukingurirwa umuryango wo kwizera Yesu ntabwo ari butakaza uko kwizera. Ariko dushobora kubyitiranya, abaririmba tukabyitiranya ko babimenye, ababwiriza tukabyitiranya ko babimenye, abaterana natwe badasiba tukabyitiranya ko babimenye. Ariko abagize umugisha abo Imana irabazi, haleluya, banditse mu gitabo cyayo cy'ubugingo. Abagize umugisha wo gukingurirwa umuryango wo kwizera, uwatangije uwo murimo witwa Mwuka Wera afite imbaraga zo gukomeza kuwurindira muri bo. Imana ishimwe cyane, haleluya. Niba umuntu yasaga nk'uwizeye bwacya akarekura, twashidikanya kwizera kwe. Ese yigeze ubundi atangira? Yasaga nk'uwatangiye kuko yari muri twe, ariko bishoboka ko atigeze atangira. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Kugira ngo umwizera, kugira ngo umutumbire ahabwe ubugingo buhoraho. Biratangaje rero, ariko ntushobora gutumbira ahantu habiri icyarimwe, cyangwa ntushobora gutumbira ibintu byinshi icyarimwe. Yesu ashimwe. Ntibishoboka ko natumbira hano na hariya. Oya, icyakora nshobora kubona hano na hariya nkahabona. Uzi uko bigenda? Ni ukuvuga ngo nta hantu na hamwe nahaye intumbero yanjye 100%. Muri make natanze udupercentage duke hariya, ntango tundi duke hariya, nashyizeyo kureba ntabitindijeho na hano. Niyo mpamvu ushobora kuharebera icyarimwe, ariko ntibibaho, ntibinashoboka ko umuntu yatumbera ahantu harenze hamwe icyarimwe. Yesu ashimwe. Nusa nk'uwatumbereye ari henshi, uzamenye ukuri ko buryo utahatumbere. Warebyeho gake, washyizeyo imibare yawe, percentage yawe nkeya yo kureba hariya na hariya urimo urahabona, na hariya urimo urahabona. Ariko ntibishoboka ko umuntu yatumbira ibintu bibiri cyangwa birenze kimwe icyarimwe. Haleluya. Uku kureba kuri Yesu ni ukumuha intumbero yanjye yose, attention yanjye yose, attention yanjye yose. Cyongereza cyanjye kishinzi biravuga ngo undivided attention. Ni ukumuha attention itari divise. Haleluya. Iyo bibiri tubwiye cyangwa turimo twiga gutumbira Yesu, ni ukugira ngo muhe icyo nita attention yanjye yose, intumbero yanjye yose ibe kuri we. Muri make Yesu arihariye, simushyira mu gatebo kamwe n'andi maronko nabonye, n'akazi nabonye, na promotion, no kubyara se, n'umugabo wanjye se, n'udufaranga ntije se. Ntabwo biri mu gitebo kimwe. Haleluya. Ibyo nabyo ni byiza rwose, biranaryoha, ariko ntibiri mu gitebo kimwe. Imana ishimwe cyane. Yesu arihariye agatwara intumbero yanjye yose.
ibyitwa iby'igiciro muri njye bikaba we, ibyitwa ibyiza, ibyitwa imbaraga, ibyitwa aho nakura ubuzima naho nakura amaramuko, byose bikaba muri we. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Burya igituma ushobora kureba ahantu henshi icyarimwe, nongere nyikubwire, igituma ushobora kureba ahantu henshi icyarimwe nuko utatanze 100% ku kintu kimwe, ahubwo watanze 20 hano na hano washyira 10 na hano ushyira 20, birakunda. Ikintu kibabaje rero nuko abana b'Imana bamwe babaho gutyo. Kwa Yesu yashyizeyo twa 20, mukaza ashyirayo 30, urugendo ateganya ashyirayo 40, anko uzamutabara uri kanaka ashyirayo nka 20, mbese aracunga hombi cyangwa hose agira ngo arebe aho ubutabazi buzava. Yesu ashimwe. Muri make aravuga ati ntawe wamenya ibintu bya Yesu hari igihe bijya bitinda, hari n'igihe atabivuga ku munwa ariko mu bitekerezo ariko bimeze. Reka naha ngerageze na hano nongere ngerageze. Ijambo ry'Imana ribabaje muri Yakobo 1:8 avuga ngo kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose, ari unstable. Ngo ni umuntu ufite double minded, ntiyaguma ahantu hamwe. Kandi umuntu umeze gutya nawe ntibishoboka ko yanezeza Imana. Imana igukure muri abo bantu batashyize intumbero yabo kuri Yesu. Haleluya. Imana itugirire neza. Iyo maso yanjye nyashyize ahantu habiri, ngira ubuzima bumeze nk'ubwa Petero. Muri Matayo igice cya 14, reka tuhasome. Matayo 14:28 kugeza kuri 31. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 14:28 kugeza kuri 31. Ngo Petero aramusubiza ati, muribuka Yesu yaraje agenda ku mazi, abanza kugira ngo umuzimu, ariko Petero agiramo ubutwari ukuntu rwose. Uyu mugabo nawe yajyaga anyuzamo akagira ibintu by'ubutwari, agiramo ubutwari, arihangana mu bandi bamazwe n'ubwoba. Aravuga ati, mwami, nimba ari wowe untegeke nzahuri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Ndibaza ko abakunzi ba Bibiliya iyo nkuru twese tuyizi. Aramusubiza ati, ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Mwumvise ko yatangiye ibintu byo kugenda hejuru y'amazi, ibintu bitabaho mu barobyi, ibintu bitarabaho mu bantu. Ariko Yesu aravuga ati, ngwino. Petero nawe aratera intambwe ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye intumbero ivuye aho yarebaga igihe handi, ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya. Atangiye kurengerwa arataka ati, databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati, yewe ufite kwizera gukewe, niki gitumye ushidikanya? Yesu mu mbabazi ze nubwo yagaya kwizera kwacu, ntabura yokabyara kutwegura. Haleluya. Ubundi ari njyewe nakaretse Petero agasomaho mazi gakeya. Ariko Yesu w'imbabazi nyinshi nubwo amubwira ati, wowe ufite kwizera gukewe, aramweguye yokabyara. Uko ni kwari. Haleluya. Ikintu kibabaje rero nuko abana b'Imana bamwe batuye muri iyi sikre imeze gutya. Muri make mu mwuka no mu kwizera kwabo bahora barohamye, bakongera bakaruhuka, bakongera bakarohama, bakongera bakaruhuka. Haleluya. Turi kumwe. Iyo ibintu bikomeye mu buzima batakaza intumbero y'Imana, baravuga ati, ubu none ndapfuye birarangiye. Ibi ni bya bindi bavuze nuko umuntu arangira. Tukamubona yateranye, tukamubona simbuka wenda abyinira Imana, dushobora kumubona abwiriza nkuko ndimo mbwiriza, ariko mu mutima haragize gute? Ufwe, hararohamye. Avuga ati, bibizo none Imana ntiyabishobora. Kubwo ubuntu bw'Imana Imana ikamutabarisha ikintu kimwe, ikamugirira neza mu buryo bumwe. Niba yarategereje kubyara se, niba yarategereje akazi se, niba yarategereje kwibukwa se, niba hari ikintu runaka yari yarasabye Imana, yajya kubona akabona arakibonye, akabagize gute? Ararohotse. Aravuga ati, Imana iranze. Muri make icyizere cye ntabwo kiri muri Yesu, kiri mu byo Yesu ajya akora. Bituma rero tubura mu nyumvishiti z'Imana, tubura abana b'Imana bagendera hejuru y'amazi cyangwa batumbereye Yesu cyangwa bagumanye kwizera kwabo kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kundi kwa mbere. Bituma tugira abana b'Imana bafite kwizera bashyushye mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri bakaba bararohamye, mu kwa gatatu bakavayo, mu kwa kane bakamanuka, bityo tugira n'abandi bamara imyaka twarababuze. Ibyo kuza mu nzu y'Imana byarakonje, byarazimye, yagira kandi kantu akongera akagaruka nko mu mwaka wa gatatu, bagahora batyo.
kandi bituma imiyaga y'isi babasha bahorana urugendo rubishye rwa gikristo. Imana itugirira ubuntu. Niki kirohesheje Petero gitumye arohama? Akuye intumbero kuri nde? Kuri Yesu. Ikintu cyashobokaga kugira ngo tugende ahantu abantu batagenda. Ubwo bupfu bw'ibibwirizwa budukorere, kuko kugenda ku mazi si ibyaca abantu. Ikintu cyashobokaga kugira ngo dushobore ibyo Yesu asaba ni ukugumisha amaso hehe? Kuri Yesu. Umuyaga uraje, Petero arawubonye nkuko nawe ubona, nkuko nanjye nkubona, bigakomanga iwanyu nkuko bikomanga iwacu. Iteka iyo nkuye amaso kuri Yesu, byanze bikunze ndarohama. Haleluya. Ubu hari abavuga ubutumwa batakizera kuko bararohamye. Hari abaririmbyi baririmba neza cyangwa basirimba neza ariko bagasirimba mu mutima hararohamye. Kubera iki? Umuyaga wabaye mwinshi, bakura intumbero kuri Yesu. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Garura amaso yawe kuri Yesu nibwo utazarohama. Imana ishimwe cyane. N'abana b'Imana twakwita intwari zo kwizera, bamaze kumenya umwami wabo. Imiyaga iraza, imifi igatemba, niba yerekezeho amaso. Haleluya. Bamenye kugumisha intumbero yabo kuri Yesu. Suko imiyaga iwaba ari mikeya, suko imvura iwaba ari nkeya, suko ibarohemesha byabuze, ariko bahisemo gushyira hehe? Amaso kuri Yesu. Abo rero uzabasanga na kwizera, uzabasanga n'imbuto zidashira, uzabasanga n'imbaraga. Haleluya. Uzabasanga na ikime cyo mu ijuru. Kubera iki? Naho honyine bashyize amaso, suko ari abanyembaraga, ahubwo bashyize amaso hakomoka imbaraga zidashira. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Iyo ntumbereye ahantu niho ndeba, mpareba iyo bikomeye byanshobeye ntabishoboye, niho nkomeza kureba n'igihe mbona nabyishoborera. Mu by'ukuri aho hantu niho icyizere cyanjye kiba, niho mbaraga zanjye, niho buhungiro bwanjye, niho butabazi bwanjye. Icyo nicyo noneho twavuga ngo intumbero yanjye naho iba. Haleluya. Hari abantu badakonjeshwa cyangwa batagushwa nuko ibibazo bikomeye. Iyo ibibazo bikomeye mu buzima bwabo, bagira iminsi yo gusenga, bagira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, bagaruka mu materaniro. Yesu ashimwe. Ibintu byaba byoroshye ari ibisanzwe, bakumva barabyishoboreye, bagashyira imbaraga n'intumbero yabo kuri bo ubwabo kuko bumva babishoboye. Ariko gushyira intumbero ahantu hamwe, gushyira intumbero kuri Yesu, ndamurebaho bikomeye, ntazi iyo biva niyo bijya, ndakomeza kumurebaho no mu buzima bwa buri munsi. Mwabonye ko hari abantu bagira amasengesho yo kwiriza ari uko byakomeye. Mu buzima busanzwe nta busaba, nta gahunda yakwigira yo kwigirana imbere n'Imana, nta cyabaye. Iyi si imeze nko kugenda hejuru y'amazi, ku buryo ukeneye iteka gushyira amaso yawe kuri Yesu. Akakubera imbaraga, akakubera ubuhungiro, akakubera umutabazi, kandi mukabana na buri munsi. Nta kintu cyakunyeganyeje, ibintu ari amahoro, ariko amaso yawe agahora kuri we. Haleluya. Aho hantu ntumbereye niho hantu h'agaciro mba mfite, nibwo butunzi bw'ukuri ubufite. Ntushobora kugumisha focus yawe, intumbero yawe ku kintu udahaye agaciro. Cyakurambira, wakumva urimo gutakaza umwanya. Haleluya. Wagihararuka, cyarambirana. Kugira ngo amaso yanjye nyahanga ahantu agumeyo, nuko icyo nabonyeyo kiba gifite agaciro kuruta ibindi bintu byose biri hirya no hino. Muranyumva nshuti z'Imana? Ahubwo rero turushya abantu tubabwira ngo nibatumbire Yesu, ariko Yesu atarabuha agaciro kuri bo. Bamubona nk'uko wabugiye mu kindi kintu. Bashobora kuba mu materaniro, Imana ishimwe ko nabizi atari namwe ndimo kuvuga. Haleluya. Ariko bashobora kuba mu materaniro bafite ikindi kintu bategereje. Icyo kintu cyazabaho ntiwongere kubabona. Haleluya. Kugira ngo amaso yanjye agume ku kintu, intumbero yanjye igume ku kintu, umwaka umwe, 2, 3, 10 ugaruka usange urutanze ndacyarebaho narebaga, nuko icyo kintu cyagize agaciro kuruta ibindi bintu byose. Haleluya. Iyo tuvuga ubwami bw'Imana baratugereranyije, baravuga ngo ubwami bw'Imana ngo bugereranywa n'umuntu wari urimo ahinga mu murima. Haleluya.
arangije agiye kubona izahabu y'igiciro cyinshi cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi, uwo murima biragaragara ko atari uwe, yahise agenda agurisha ibyo yaratunze byose kugira ngo yegukane uwo murima. Haleluya. Ninde uri bugumishe amaso ye, intumbero ye kuri Yesu? Nuwo Yesu yabereye uw'agaciro kuruta ibindi bintu byose. Iyo bitabaye ibyo uzamuharara, umuhararukwe. Dusigare tukwingingira kumureba. Turamutse dusohotse tukabona izabo hano hanze, nta muntu wakwingingira kuyitoragura. Bantu twese dufite ubwenge twagira gute? Twayitoragura. Haramutse hari umuntu umenya amadolari y'ukuri, uretse ko ibyo bintu bitaba biba muri filime gusa. Kwa kundi indege igimena amadolari. Haramutse hari amadolari y'ukuri amenetse hariya, nta muntu ufite ubwenge kereka umusazi witambukira mu muhanda. Nta muntu ufite ubwenge twagira gute? Twakwingingira gutoragura amadolari. Niki gituma abana b'Imana intumbero yabo iri kuri Yesu? Nuko batagize gute? Batamumenye. Niyo mpamvu ivuga butumwa, kwiga Bibiliya, ibiki byose bikwiriye kubaho, bikwiriye gukomeza bikavuga Yesu, bikamuvuga, tukareba ko bamwe bagenda bamumenya. Abamumenye nta muntu wongera kubingingira kurebayo, nta muntu ubingingira guterana, nta muntu ubibutsa gusenga, nta muntu ubingingira gukoresha impano zabo hano imbere. Haleluya. Ahubwo baravuga ngo tugize amahirwe yo gukorera uwadukunze kuko bamumenye. Haleluya. Imana itugirire neza. Ahantu uzatinze amaso akahaguma nuko wamenya agaciro n'ubutunzi bw'ukuri buri aha hantu. Haleluya. Abana b'Imana rero benshi badatumbira Yesu ngo bagumeyo nuko iby'ubu bwami batabimenye, barabwitirirwa, ariko mu by'ukuri Yesu ntarababera byose. Muri Matayo 6:21 haravuga ngo, Matayo 6:21 ngo kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Haleluya. Niba Kristo akubereye ubutunzi, ntituzakwibutsa gusoma Bibiliya. Uzayisoma kugira ngo umumenye. Haleluya. Uzagira umwanya wo kwihererana n'Imana kuko Kristo yakubereye ubutunzi. Kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Shatse navuga ngo aho ubutunzi bwawe buri niho intumbero yawe izaba. Ntuzakura ya maso. Imana ishimwe. Haleluya. Gutumbira, guhoza amaso ahantu hamwe, gushyira icyizere cyanjye cyose ahantu hamwe, bizazana impinduka mu buzima bwanjye. Niba intumbero yanjye iri hari imbere, sinzaba umuntu wo rutaninga rawundi. Niba intumbero yanjye iri hariya, sinzaba umuntu wo ruhindukira, yahindukiye mu gitondo, yahindukiye nimugoroba. Oya, maso yanjye ntazava ku cy'agaciro nabonye. Haleluya. Niba rero utumbiriye Yesu, bizazana impinduka mu buzima bwawe. Niba ntumbiriye Yesu, bizazana impinduka z'ukuri mu buzima bwanjye. Impinduka zizagaragara inyuma. Gutumbira cyangwa gukipinga focus, kugumana intego, kugumana intumbero, ni icyemezo kiba imbere mu mutima. Ariko iyo cyemezo kiba imbere mu mutima, ubuzima bwanjye buzakireflecta, ubuzima bwanjye bw'inyuma buzacyerekana. Siko bimeze? Umuntu navuga ati ndi umunyeshuri, ndimo ndiga sinzi hehe, uzamubona buri munsi ajya kwiga. Haleluya. Umuntu navuga ngo mugiye muri iki, uzamubona icyo kintu agishyizeho umutima, uzamubona ari cyo akora buri munsi. Nituba rero abana b'Imana batumbiriye Yesu, bahojeje amaso kuri Kristo, bizazana impinduka mu buzima bwacu bwa buri munsi, bizagaragara. Byihinduka kwizera gupfuye, yo kwizera mfite imbere kutabyaye impinduka inyuma. Imana ishimwe cyane. Hari igihe rero jambo ryo muri Yakobo turikoresha ku mirimo myiza gusa, yo kugaburira abashonje, yo kwambika abambaye ubusa, yo gusura abarwayi. Ariko kwizera kutagira imirimo ni ukwizera avuga ngo Yesu ni byose kuri njye, ariko wareba uko mbayeho ugasanga si byose kuri njye. Muranyumva nshuti z'Imana? Ni ukuvuga ngo nahindutse umwana w'Imana, ariko wareba uko mbayeho ugasanga kwizera kwanjye ni kwahingutse inyuma ngo mbeho nk'uko abana b'Imana baho. Uko ni ukwizera gupfuye, kuko nta mirimo kwabyaye, nta mpinduka mu buzima kwabyaye. Imana itugire neza. Kwizera rero gupfuye niko gushobora gutuma avuga ngo Yesu ni intumbero yanjye, ariko ugasanga ndazunguruka hirya no hino mu bintu bidasa nawe. Imana itugire neza. Haleluya. Umuntu rero ufite intumbero kuri Yesu, uzabona ubuzima bwe koko bumeze nk'ubushaka Yesu. Haleluya. Ninde uba muri iri jambo ry'Imana
ngo arusheho kurimenya ni umuntu utumbiriye Yesu. Hanyuma akavuga ati iki gitabo iki kivuga uwo mugabo ntumbereye ngomba kukibamo. Haleluya. Ni gute Yesu yaba ariwe ntumbero yanjye, hanyuma igitabo cyonyine dufite ku isi kimuvuga neza, kimuvuga bihagije, kimuvuga by'ukuri, kimuvuga bitari ibihimbano, kikaba kure y'ubuzima bwawe, kandi Yesu ari byose kuri wowe. Murumva bitaba ariko kwizera gupfuye? Haleluya. Nimba kwizera ari kuzima, iki gitabo kivuga umuntu umwe. Harimo inkuru za Dawidi, hakabamo izaba Mose, hakabamo bari abami n'abacamanza, ariko ubundi kivuga umuntu umwe. Haleluya. Sinshobora kuvuga ngo intumbero yanjye ni Yesu, simara umwanya shaka kumumenya. Iki nicyo cyonyine kitubwira amakuru y'ukuri. Ngewe nzavugaho agace, pastor wanyu nazavugaho agace, undi muvuga butumwa avugaho agace, ariko iki gifite amakuru yuzuye kuva mu ntangiriro kugeza mu byahishuwe. Kwizera rero kuzima, kwizera kudapfuye, ubuzima bw'ukuri navuga ngo intumbero yanjye ni kuri Yesu. Mwene uwo muntu uzamubona ashakisha kumenya amakuru y'uyu mugabo witwa Yesu. Haleluya. Azayashakisha mu gitondo, azayashakisha nimugoroba, bizamutera umwete kuko arifuza kumumenya birushijeho. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ninde usengera ibintu byose nutumbiriye Yesu, ninde wifuza kurushaho kumutumbira. Iyo ugifite utundi tu options, iyo dufite utundi du choices, iyo ugifite andi mahitamo mu nyumvishite z'Imana, iyo ufite ahandi hantu hakurwanaho, ibindi bintu wakoresha kugira ngo wirwaneho, abandi bantu bakurengera n'ibindi bintu byagutabara, iyo ukibifite biragoye ko watumbira Yesu wenyine. Niyo mpamvu muri urugendo, kamvuge naka nubwo kataryoshye, niyo mpamvu muri urugendo Yesu ajya yemera ko ibintu byose twishingikirijeho rimwe na rimwe biducika. Abo bigeze gucika, haleluya, nanjye byarancitse. Ikintu kikaba ari cyo kikugize, nicyo mbaraga zawe, nicyo cyubahiro cyawe, abantu barakikuziho nk'ikigutunze cyangwa ikikugize. Kuko rero Yesu atabona ko abona ntaho yazaguca ngo nawe witoze kumwishingikirizaho. Niba kakana ariko naye nishingikirijeho ngo ntahirima, haleluya, abo byahirimanye, haleluya. Akariko nishingikirijeho ngo ntahirima, Yesu akavuga ati Hortense ziga kunyishingikirizaho ryari. Yareba akabona ntibyakunda, najya kumva kano kantu karagiye ndakabuze, ajya nishingikiriza nkumva ntibigihari, agakunda kambona yo kabyara. Haleluya. Suko kwanga nuko yifuza ko intumbero yawe yaba kuri we wenyine, agakubita ibigomba gukubita. Hari n'igihe akuraho abantu bagukunda ariko bakamera nk'abo bakwibagiwe, ukajya wibaza uko byagenze. Wowe wari ubashyizeho umutima wose, Yesu yarabuze aho yinjirira, abigizayo gatoya kugira ngo wowe na Yesu mumenyane. Haleluya. Ninde uzasengera buri kintu cyose, no muntu uzi ko nta kintu na kimwe azatunga, nta kintu na kimwe azageraho, nta kintu na kimwe azashobora atagishobojwe na Yesu. Suko dusenga kuko turi abanyambaraga, ahubwo nuko tuzi ko nta kintu na kimwe twatunga tutagihawe nawe, tukitoza rero kumusenga bidashira. Haleluya. Haleluya. Reka turebe gatoya ku rugero rwa Nehemiya. Yarafite amahirwe yose yo guhita abwira umwami. Nehemiya igice cya 2 murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Natinze kugutumbira Yesu kuko inyungu zikuvamo byo twazivuga tutazivuga zizakugeraho no mutumbira. Haleluya. Kugirirwa neza n'Imana bizakubaho, ubuzima butoshye uzakubaho, ubuzima budahungabanywa n'umuyaga uzabutunga nukomeza gutumbira Yesu. Uyu mugabo w'Imana yitwa Nehemiya, igice cya 2 umurongo wa 4 ndetse no murongo wa 5. Ngo umwami aramubaza ati, muribuka yasavingaga ibwami, arimo agaburi atanga vino ku mwami, kandi nta na rimwe ngo yajyaga babara mu maso he uhagaragaza umubabaro. Ariko amaze kumva amakuru y'iwabo uko hahiye, uko hameze nabi, bimutera umubabaro wo mu mutima utakibasha guhishika. Umwami arabibona, ngo umwami arambaza ati, hari icyo nsaba? Amaze kumubwira amakuru. Umwami akubajije, umwami w'igihugu, umwami w'ibihugu byacu, abami b'ibihugu byacu bakomeye, umwami aramutse akubajije, aka kantu kazamutse mu mutima wa Nehemiya, iwawe n'iwanjye kazamukayo? Tugaruke. Haleluya. Tugaruke gato. Ngo umwami aramubaza ati, hari icyo nsaba? Nuko nsaba Imana nyirijuru. Yicaranye n'umwami nyiramashyamba yose, dore ko azamusaba n'inzandiko. Umwami ukomeye ufite icyubahiro, wavuga ijambo rimwe Nehemiya akagenda kubaka iwabo. Ariko umva umuntu wamenye gushyira intumbero ye ku mwami, umuremyi w'ijuru n'isi, umuntu wamenye ko Imana yo mu ijuru itamuhaye umwami atamuha. Haleluya.
umwami arambwira ati hari icyo ushaka. Ubundi hari abantu bakomeye dushobora kugera imbere tugahita tuvuga ngo ibyanjye birakemutse. Umwami aramubaza ati hari icyo usaba? Nuko nsaba Imana nyir'ijuru, maze nsubiza umwami nti niba umwami abikunze kandi umugaragu wawe nkakugiraho ubuhake, unyohereze i Buyuda mu murwa urimo ibituro bya basogokuruza mbone kuwubaka. Ndifuza gusa kano kantu, nuko nsaba Imana nyir'ijuru. Haleluya. Izi ni settings, ni imimererwe, ni imigirire itagaragara inyuma ariko iba hehe? Mu mutima. Haleluya. Simvuze ko tudasaba service abantu, simvuze ko tutatabaza abantu ngo batugirire gutya, ariko iyo umuntu afite imiremerwe mu mutima aravuga ngo nubwo nkomanze kwa kanaka ariko mbanje gukomanga kuma Imana nimumperaho umugisha arabimpa. Imana niba atariho yagennye nzabibonera hano. Umuntu ufite intumbero ku mwami nta nubwo yanduranya n'abantu. Muzi ikidutera kwanduranya n'abantu? Uba wumva umuntu ari ugomba kubera igisubizo, none hatakiba ukajya ugira ngo yakwimye. Haleluya. Ariko iyo mbajije Imana nyir'ijuru, haleluya, ese nkomange kwa Pastor Jacques kandi koko ngakomangayo ngashakisha nk'uko abantu bashakisha, ariko nabanje kubwira Imana nyir'ijuru. Iyo Pastor Jacques atampaye icyo namusabaga, ndavuga ngo ubwo Imana nyir'ijuru ntiyankinguriye, nkagumana amahoro hagati yanjye nawe. Haleluya. 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 Kuba tumbereye Yesu, ntiyaba papa na mama, ntiyaba oncle na tante, ntiyaba ndenande, haba Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Yama papa kama, yama mama kama, yama tante na anti bakama, yanyima n'uwambyaye akanyima kuko yakinze. Yarivuye ngo yakinze nta muntu ugira gute? Nta muntu ukingura. Bituma rero tugirana amahoro n'abantu bose. Haleluya. Bituma tutanduranya n'abantu, bituma kandi tudakura intumbero ku Mana ngo tuyishyire ku bantu. Twongere twibukiranye ko bidashoboka ko umuntu yatumbera ahantu harenze hamwe icyarimwe. Hari abana b'Imana bakunda Imana banasenga, ariko ubutabazi bwabo iyo byakomeye babutegereza ku muntu. Icyo gihe bigenda bite? Kuko utashyira 100% ahantu ngo ubone ikindi ushyira ahandi. Ubwo ku Mana baba bakuyeyo nka 30 cyangwa 50, hagasigarayo 50 yindi, hanyuma 40 bakayishyira kwa kanaka. Imana itugirira ubuntu. Haleluya. Haleluya. Twongere twibwire ngo abana b'Imana bamwe ntibanze kumutumbira, ahubwo ntibamuzi. Yesu ntibamuzi, kandi aho bamumenyera ntibemera kuhatinda. Reka nsubiremo kano kantu. Abana b'Imana bamwe badashyira intumbero yabo kuri Yesu, suko babyanze, ahubwo ntibamuzi, kandi aho bamenyera Yesu nabo banze kuhatinda. Muri bwo igihe kimwe Yesu yabwiye Marita, arambwira ati dore Mariya yakurushije umugabane mwiza kwicara ku birenge byanjye, kuko ndi umushyitsi mwantekera mwangahurira, ariko ku birenge byanjye bahakura umugabane. Haleluya. Batakwa, isi idashobora kubambura, ibihe bidashobora kubambura. Abana b'Imana rero badafite intumbero kuri Yesu, suko babyanze, ahubwo Yesu ntibamuzi. Ntushobora kumumenya akigiye imbere ngo uzamukureho amaso. Haleluya. Araruta iby'isi byose uzatunga, araruta ibyiza byigeze kubaho, araruta ibindi byiza abantu bazavumbura hanyuma, byose abirusha agaciro. Ntushobora kumusogongera ngo umukureho amaso. Ariko kutamumenya cyangwa se gutinda kumumenya bizanwa no kwanga gutinda aho bamumenyera. Haleluya. Imana ishimwe. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6, uze kugisoma cyose nguhaye devoir, nubwo ntari pasteur wa hano ndi umushyitsi, ariko ngusigiye umukoro. Haleluya. Uzakiranuke uwukore. Yohana igice cya 6, uhereye hejuru aho tutari busome turasoma 67 kugeza kuri 69 gusa. Yesu yaramaze kubabwira ngo ninjye mutsima wavuye mu ijuru. Umuntu unijyaho niwe uzabaho byiteka. Abayuda bamukurikiye baravuga ati ibi bintu bitangiye kuba ibintu biri weird, biri bizarre. Uyu muntu tuzi n'ivuko rye atangiye kwiyita umutsima barya ngo ngwa amaraso ye. Ibi bintu ko bitangiye kumera nabi, ngo benshi bahera ubwo batangira gute? Gusubira inyuma.
kuko imvugo ya Yesu ntikwiriye mu bwenge bwabo. Barumva bikabije ngo benshi bahera ubwo batangira gusubira inyuma. Ahangaha rero kuri 67 ngo Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda kuko hari amaze kugenda benshi. Icyari kibajyanye cyari cy'ukuri, niwe mutsima wavuye mu ijuru. Haleluya. Umuryaho azabaho iteka ryose. Ariko byari byanze gukwirwamo, bidakwiriyemo aho kugira ngo bivuga ati reka twicare ariko twumve ibi bintu neza. Umva ibintu bya Yesu nibigusiga ukumva ntubyumva, ukumva yaguhaye amasezerano ukajya wumva amasezerano ye ameze nk'igipindi, uzajya uvuga utereka ariko nicare mbyumve neza. Haleluya. Ntugahunge. Baricara bakabyumva neza, nyuma y'umwaka umwe bakumva hakandi, nyuma y'ibiri tukumva hakandi, nyuma y'itatu tukigira imbere. Bya bintu bitakwirwagamo bigatangira gukwirwa mu bwenge bwacu. Haleluya. Ubupfu bw'ibibwirizwa bugahinduka ubuzima bwacu. Babyumvise rero ibyo bintu kugira ngo babatereka twicare ariko tubyumve neza, bahera ko bagira gute? Basubira inyuma barigendera. Suko rero abantu badatumbire Yesu batamukunze ariko ntibamuzi. Imvugo ya Yesu nikwirwa mu bwenge bwabo, kandi banze no kwicara ngo Yesu abigishe. Bahora bazunguruka, bahora bajabagurika, ntibemera kuhatinda, kandi umwanzi nawe akabigiramo uruhare kuko arabizi neza ko nibatinda ku birenge bya Yesu bazahinduka. Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda. Simoni Petero aramusubiza ati databuja twajya kuri inde ko ari ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Haleluya. Kandi mwibuka ko Petero nawe yarataramenya byinshi ariko hari icyo yari yarabonye. Databuja twajya kuri inde ko ari ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi y'ukuri Kristo wera w'Imana. Niki cyari gitumye bamwe bagenda abandi bakasigara? Nicyo bamenye. Haleluya. Abafite icyo bamenye ntaho bajya, abataramumenya intumbero ntiyabakundira kuko baragenda. Mwibuke ko intumbero nugutinza amaso ahantu, ariko kutamumenya bibateye kutamutinzaho amaso. Imana itugire neza. Haleluya. Niki gituma abizera cyangwa abana b'Imana batizera inzira z'Imana? Nuko batazizi. Ese bazimenyera he? Mu ijambo rye. Baritindamo, batinda mu byo avuga, bicara ku birenge bye, bemera kwigishwa nawe. Haleluya. Rya jambo rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura, ryo muri Matayo. Abantu benshi turarizi. Yemwe abarushye n'abaremerewe mwese nimuze musange ndabaruhura. Namaze imyaka myinshi nibaza impamvu abantu bakizwa ntibaruhuke. Bukeye menya kari agace gakurikiraho, arababwira ngo mwemere kuba abagaragu banjye, mugire gute? Munyigireho, hanyuma namwe muzabona iki? Uburuhukiro mu mitima yanyu. Niki gitumye abana b'Imana bataruhuka? Kandi uruhura ari uwacu, ari umwami wacu, ari inshuti yacu, ari wadupfiriye. Nuko agakurikiraho gatuma umuntu yakira uburuhukiro mu mutima, tutakemera. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima. Kwigira kuri Yesu ni iki? Ni ugufata ibyo avuga n'igihe ntarabyumva, havuga nubwo ari wowe ubivuga ndabyemeye. Bimwe mu byo avuga bigoye harimo kubabarira abaduhemukira n'abatwanga. Mwebwe murabikunda muri Nazareti. Haleluya. Mukunda ibintu byo kubabarira ababanga. Hano ni amahoro. Yesu ashimwe cyane. Bimwe mu byo avuga harimo ibintu nk'ibyo, ngo mukunda ababanga, mubasabira umugisha. Kumwigiraho rero ni iki? Ni ukuvuga ngo ugatubwiye ngo dukunda ababanga nubwo bingoye. Uriya muntu yarampemukiye, yaranyishe. Murabizi igihe umuntu akwicuka akomeza ukaba ariko mu by'ukuri yarakwishe. Yaranyishe kandi n'ubu arabikomeje. Nabwo Yesu atubwira kubabarira abarekeyeho kutugirira nabi, atubwira kubabarira abatwanga. Noneho bavuga ngo ubwo Yesu ambwiye ngo nimwigireho, ndafata ibyo avuga harimo ibintu biri complicated, biri complicated nk'ibyo bivuga kubabarira abanyanga. Ubwo Yesu abivuga nabwo ni Yesu, ubwo uvuga kubabarira abanyanga, ndaje niyemeje kubabarira, ariko sinzi uko bababarira. Nyigisha uko umuntu ababarira umuntu umwanga, nyigisha uko umuntu ababarira umuntu ukirimo gukora ibikorwa byo kumwanga no kumuhemukira. Wabimubwira kuko wabyemeye, ntumenye igihe yabikwigishirije. Haleluya. Ariko kwanga kwiga ni icyo. Uravuga uti ibyo bintu ntibishoboka, yarambabaje. Nawe urabizi ijuru niba zarijyamo njye uzanyihorere. Kwanga kwiga, kwanga kwigira ku birenge by'umwana. Imana ishimwe. Reka ngaruke. Niki gitume rero abizera batagumisha amaso yabo kuri Yesu, batizera inzira ze? Nuko
batamuzi. Yaravuze muri Yesaya, uyu mwami ni mwiza. Muri Yesaya 55 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 9 yaravuze ngo erega ibyo nibwira sibyo mwibwira nta na rimwe, ariko Mana we ibyo nibwira ngewe rutanzi bizahura n'ibyo Mana yibwira. Kereka iyo ngenda niga mfata ibyo yibwira nkagenda mbyitoza buke buke, ngo erega ibyo nibwira sibyo mwibwira kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, ni Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, ubu icyo ni ikigereranyo cy'abantu bapfuye kudushyiraho ngo tubyumve mu bwenge bwacu bugufi. Nk'uko ijuru risumba isi niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Haleluya. Ni iki gituma abizera badakumisha amaso kuri Yesu? N'izi nzira ze zidusumba. Inama nakugira, nanjye maze iminsi nigira, no gufata inzira ze nkambwire nzinyegeshe tuzigendanemo, nagenda mpumirije mpfa kuba wavuze ko bacaho. Haleluya. Haleluya. Nukeneye kubibona byose ngo ubone kubikurikira, ukeneye kwizera uwabivuze, kuko no kwizerwa ntafite itangiriro ni iherezo. Haleluya. Yahozeho, ikibazo ufite uyu munsi kitarabaho. Bibiri katubwira muri Yeremiya ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Iyo rero uhisemo gufata inzira z'Imana ukazitereka ku ruhande, ukizera ibyo umutima wawe uvuga, uwo mutima ushukana uzakubitika muri urugendo kandi uri umwana w'Imana. Ni bande barugiriramwo amahoro? Nabafashe iby'Imana ivuga bakabimira bunguri. Haleluya. Abo bararyohewe, abo bafite amahoro kandi barayahorana. Kubera iki? Ibyabo binyuranye n'ibyo data avuga babishyize ku ruhande, bafata ibyo data avuga, kuko inzira ze zitandukanye n'izacu. Amen. Haleluya. Inzira ze nusoma Bibiliya ugahera mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, iteka uzasanga zitandukanye n'izacu. Ubwoko bw'Imana Abisiraheli basezeranijwe Masiya ukomoka mu rubyaro rwa Dawidi, bari bamutegereje nk'umwami w'icyubahiro cyinshi uzaza akabakiza ubukoroni bw'Abaroma, ukabakiza igitugu cyose cyari ku buzima bwabo. Aza nk'uruhinja rutavutse no mu nzu y'umwami, ruri mu muryango uciriritse. Niyo mpamvu iteka abigishwa be bajyaga baca bakamaza, ariko harageze kuzana ubwami bwawe, hanyuma ibintu bigahinduka tukima. Barinze bakomeje kumaza icyo kibazo kugeza igihe yasubire mu ijuru. Azuse aravuga ati ngira ngo noneho harageze ubugiye kwima, noneho natwe twimane nawe. Aravuga ati si ibyanyu kumenya ibyo data yagennye, mwebwe ahubwo igihe kiraje ubwo muzahabwa umwuka wera, mugahabwa imbaraga. Inzira ze zitandukanye n'izacu. Uyu munsi abahisemo kwanga inzira ze baracyavuga, ariko si ngo kugira ngo Imana idukize ngo byagomba ko yica umwana wayo. Inzira ze zitandukanye n'izacu. Haleluya. Haleluya. Uzaryoherwa mu rugendo nutumbira Yesu, uzaryoherwa mu rugendo nufata inzira z'Imana ukitoza kuba arizo ucamo. Icyo gihe kubaza ibibazo byinshi biragabanuka. Haleluya. Ugira amahoro yo mu mutima, ukabaho nk'akana gatoya. Kana gatoya kiga muri maternelle ntabwo karara gahangayitse kavuga ngo ariko papa ngo ubu noneho Minerva azayikura he? Imyaka 3. Haleluya. Bafite abana batoya cyangwa bafite barumuna imyaka 3, maternelle ya mbere, mu gitondo kakanga kunywa icyayi kavuga ati ariko papa noneho Minerva azayikura he? Bagahagurude kakanga kwifata kavuga ati ariko ubu papa Minerva azayivana he? Munumva ko kana katabari inkunguzi. Ako kana kugira ngo kabeho neza iyo papa gafasha akaboko, yaba yarishe Minerva atarayishyuye, gakurikira papa bakajya ku ishuri. Ngwino kurikira inzira z'umwami. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ryacu, twararihawe bera b'Imana, twararihawe inshuti z'Imana kugira ngo rituyobore. Kuko ni wiha kujya gushyiramo imibare ugakura intumbero kuri Yesu, uzahora urohama nka Petero. Inzira z'Imana zitandukanye n'izacu. Sinzi niba warasomye Bibiliya ukabana abantu bose Imana yagiriye neza, iteka ibanyuza ahantu batakabaye banyuze. Nyasoma Bibiliya rimwe na rimwe niyenyine nkumva ndasetse. Ahantu hamwe haranditse ngo igihe cy'Imana kigeze ngo Sara twita umuhungu. Come on, igihe cy'Imana ku myaka 90. Murumva bidacuramye? Inzira z'Imana zitandukanye n'izacu. Umuhungu mwiza Yosefu yirotera inzozi zo gukomera, arazibona. Imana irongerera zikonfirma. Ubundi Imana igari inzozi bwa kabiri, ata ntabwo uzi ko bizaba nko muri uko kwezi gukurikiyeho. Izigaruye aka kabiri. Umwana umukobwa ugeze ati namurose, yegwe rero umuhungu ngo avuga ngo namurose ngo inshuro 7. Murabizi rero abantu b'abarokore tuzi ibintu by'umwuzuro, ngo namurose inshuro 7. Ubwo biravuga ko ari we mugabo wanjye. Uwo musore yarongoye indi mukobwa barashaka, ubukwe burakomeza.
Yosefu ararota, abona imiba 10 imurabararira, arongera abona 10 nabangaye bamubarira, na se na nyina barimo ararota. Byaragaragara ko azakomera, ko bazamwubararira. Inzira z'Imana zitandukanye n'izacu. Nyuma yo kurotora inzozi barushaho kumwanga, baramugurushije, bari bavuze ko bagiye kumwica, kubwo ubuntu bw'Imana ntapfuye, aragurishijwe, atangiye kugira agahenge kwa Potifari, arusa abandi bagaragu, ubuzima butangiye gufatika, nko kuri nawe ujye uvuga uti buno byari bitangiye gufatika, nabwo biba birapfuye, bamushyize muri gereza, Imana ntivuze, irabyihoreye, kuko inzira zayo zitandukanye n'izacu. Ubundi wowe uri Imana nanjye, urya mugore wa Potifari twahita tumukubitisha marayika wo mu ijuru, urushyi pa akiriza imbere y'umugabo we abeshya, wowe nanjye turi Imana. None nituriyo ntituzanabayo. Yakwiriza gato imbere y'umugabo watashye arimo abeshyera umukiranutsi Yosefu, wowe nanjye tukabwira marayika kubita urushyi nkuko wakubise Herode agahita agira gute, agwinyo. Siko twari kubigenza. Imana mu nzira zayo zitandukanye n'izacu, ifite ikitegura mu mutima wa Yosefu, ifite abamugeneye izamutabarira hatandukanye n'imipango y'abantu. Imana iraceceka, mukiranutse baramubeshyera. Ariko uzikwanga gusambana n'umugore wa sobuja mwiza w'umwarabukazi wambaye neza, uhumura neza, ushaka ibanga, ukanga ukabyigwa, mukanga icyo cyaha, Imana ntihita imanuka ngo igutabare bakugumishe ku kazi. Imana izahora ari Imana, inzira zayo zitandukanye n'izacu. Niki kizakorohereza mu rugendo? No kwitamo kwizera inzira z'Imana. Uzoroherwa. Bitugu n'umutwaro rukuremereye bizaba ku bitugu. Abantu bose baryohe mu rugendo, twakuye amaso ku bindi, tuyashyira kuri Yesu, twemera inzira ze n'igihe tutazumva. Haleluya, tumuhe icyubahiro yo kabyara. Erega guhishuriye byose bizakubaho wacogora. Tekereza yabwira Yosefu ati nubwo wabonye zira nzozi, buriya ntago bije, bazabanza bavandimwe bakugurisha, bazabanza bapange kukwica, uwo mutima ntiwabyihanganira. Aratuzi, n'umubyeyi mwiza. Niba mara kugurisha uzagera ahantu utangiye kugira akabiri, utangiye kurya neza uruta abandi bagaragu, aho ngaho uzasanga umugore w'ishyano. Ntabwo Imana yakubwira ibintu byose. Uwo mugore w'ishyano azakubeshyera kandi bizagufata, bazagufunga hafi kukwica. Tekereza umujinya uriya mugabo yazanye, azi ngo umugurano kuko yagiye gufata umugore we. Imana ntiyakubwira ibintu byose. Biraruta umutwe wawe, biraruta ibitekerezo byawe, ariko uzagutwarana ineza. Haleluya. Amaboko ye yuzuye urukundo n'imbabazi. Nkuko ugirira akabebe kawe imbabazi, niko data zigufitiye. Imbere ya data turabana, nubwo nkuze mu myaka ariko anyita umwana we. Undi muntu yanyita pasiteri we, undi muntu yanyita nyina, undi muntu yanyita nyirabukwe, undi muntu yanyita nyirakuru, ariko mu maso ya data ndi umwana, andeba nk'akabebe, akangirira imbabazi nyinshi. Kavuga ati umwana wanjye arananiwe, reka tumwongere umutsima, reka tumwongere amazi ahembuke, reka tumuhe icyubahiro n'umugizi wa neza, kumutumbera nta gihombo kirimo. Haleluya, haleluya. Kutizera ubundi niwe muntu bihombya, kuko bizaguha ubuzima bushinyirije kandi uri umwana w'Imana. Mu Baheburayo 11:6 haravuga ngo ari kutizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Haleluya. Utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana akavuga ngo icyo akora nta wabasha kunogera Imana atayizera, kuko uyisanga wese agomba kwemera kwibaho kandi kwigororera abayishaka. Musumba ndetse n'abandi twese byatubaho. Birabaje ko ushobora gusanga abantu bari mu masengesho y'iminsi 21 ariko batizeye iyo basenga. Hari umuntu ubu ngubu waba uri hano ari masenga avuga ati Imana niba uriho, niba igize iti iriho ntibaho. Ariko ushobora gusanga umuntu ari muri izi 21 jours ari mu masengesho arimo bavuga ngo Mana nimba uriho. Uko ni urugero rwo hasi rwo kutayimenya namba. Ariko abera benshi basenga ayo masengesho, Mana niba uriho, 21 izarangire wangiriye iki n'iki. Iriho, ishobora kuzagikora, ishobora no kutazagikora, igakomeza ikabaho. Iri jambo rivuga ngo kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho
ikagorora abayishaka. Dufite ikindi cyorezo cy'abarokore bayegera ariko batemera kwiriho, kuko niba utangiza isengesho ngo niba uriho, ngo nyine kuri wowe ishobora kuba ihari cyangwa idahari. Nongere mvuga ngo ntago abantu banze gutumbera Yesu, ahubwo ntibamuzi, kandi aho bamumenyera ntibifuza gutindayo. Haleluya, tuwe umwami w'abami icyubahiro. Haleluya. Arakagira abahungu n'abakobwa, arakakumenyesha inzira ze, umutima wawe ukazifungukira ukazemera. Wegera Imana, ujya mu masengesho, uyegera akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Ubu ntiturimo gutakaza umwanya, abayishaka iratugororera tukiri inaha ngaha. Dufite n'izindi ngororano hakurya y'ubu buzima. Haleluya. Uwo nguzi ibyo ngibyo niwe uzagira n'umwete wo gushaka Imana. Ubu hari abantu batazi amateraniro nimugoroba kuko batazi ko kuyishaka bifite ingororano bitanga. Haleluya. Bazi ko ubu muri imburamukoro, bazi ko ubu turimo gutakaza umwanya, ariko bere yatubwiye ngo uyizera. Haleluya. Akwiye uyegera, akwiye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Uwamaze kumenya ko igorora abayishaka azayishaka, azarema umwanya mu masaha ye 28, azarema iminsi. Nagira umugisha batangaje iminsi yo gusenga, azavuga ati ndaje nyishake kuko ndabizi kwigororera abayishaka. Haleluya. Inyungu zo gutumbira Yesu ntago twazivuga ngo tuzirangize, ariko harimo ubuzima buryoshye, harimo ubuzima butoshye, harimo kwera imbuto zihojeje. Ntushobora kumuhanga amaso, kumugumishaho amaso, umuntu agusangana umwuma wo mu mwuka, uzahorana itoto kubera ureba. Mose yazamutse ku musozi gatoya iminsi 40 n'amajoro 40, ariko yamanuka akamanukana ubwiza bw'uwo batindanye. Gutumbira Yesu bizankiza, bizagukiza gusaza imburagihe, bizagukiza gushoberwa, bizagukiza amagara y'isi, amaganya y'isi, kuko umutumbiriye uzasa nawe igitondo n'umugoroba. Uzahorana itoto n'ikime cyaho utinze amaso. Haleluya. Muri Yeremiya 17:7-8 haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Haleluya. Kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Abatumbera Yesu nuko dusa, nuko atugenzereza. Haleluya. Ubuzima bwacu buzahorana itoto, buzamera nk'ubushoreye imizi mu mazi, kuko bwatewe mu mwami. Haleluya. Ubwo buzima ntibuzatinya amapfa nacana, kuko amapfa azaza, ingorane zizabaho, izuba rizacana, ibintu ku isi rushaho gusaza, bizarushaho gushoberana, ariko utumbiriye Yesu ubuzima bwe buzahorana itoto. Ngo ntibuzita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntibuzarekeraho kwera imbuto. Uzabasangana imbuto mu kwa mbere kugeza muri Disemba. Nugaruka kubareba nyuma y'imyaka 10, uzasanga bagifite itoto, uzasanga bagifite imbuto. Sinzi niba bijya bibabaza kubona umuntu umwigeze nko gushakana Imana, yaba mu ntangiriro z'agakiza cyangwa hagati aho abantu bakorera Imana, mwarimu ufite umwete mwinshi n'ishyaka ryinshi, wajya kubona nyuma y'imyaka runaka ugahura n'uwo muntu yarakonje, nta shyaka ry'ibyima. Mu bintu bimbabaza mu buzima nibyo, iyo umuntu agenda amaraho imyaka yigiye imbere mu gakiza, ndi mu mwaka wa 26 w'agakiza, uba ufite abantu mwagendanye urugendo, abo mwatangiranye mu gakiza, mutazi byinshi mu mwami, mutazi iyo biva niyo bijya, ubuzima bwanyu bukubitika, imiyaga n'imiraba y'uburyo bwinshi. Mwajya kubona mwigiye imbere mu rugendo, mu myaka 5, 6, 10, abantu bagatabarwa, batari bafite akazi bakakabona, bari baracikije amashuri bagasubira mu mashuri, abakobwa bagashaka, abari abasore baratawe n'imiryango, ukabona bahindutse imiryango, barayobora ibigo bikomeye muri kino gihugu, ukajya kubona ukabona ubuzima bwarahindutse, ukabona ni byiza. Mwakomeza urugendo, mwakwigira imbere, ugasanga bamwe mu bagiriwe neza n'Imana, Imana bayivuyeho, barakonje, ntibagigira ishyaka ry'Imana, mbese bakurebana n'ibintu by'agasuzuguro, ubona umeze nk'udafite ubwenge. Bamwe ntibaheruka mu nzu y'Imana kuko imyanya bafite yakomeye cyane kuruta inzu y'Imana. Nshuti z'Imana, Imana iduhamagara niyo kwizerwa. N'icyubahiro ki wagira
kigukura mu nzu y'Imana. Ndabyemera ko utagira umwanya nk'uwo wari ufite utaragira akazi ku ntangiriro, ariko kandi niba Daniyeli yarakomeje kugirira Imana umwanya, wowe mu mwanya wawe uburira uti Imana umwanya komeye bingana iki. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Inyungu zo gutumbira Yesu harimo kwera imbuto zihojejeho, harimo kudatembanwa n'imiyaga y'uburyo bwose. Intare ntacyo zizagutwara, uzamanuka nka Daniyeli, kuko utumbiriye Yesu ntacyo uzaba. Byari byoroshye ko Daniyeli yakora ibyo yasabwe gukora, ntibamujugunye mu rwobo rw'intare, ariko utumbira Yesu ntabwo yihakana umwami. Ibyo umwami ashaka abigumishaho amaso, arakomeza agakora ibyo umwami asaba. Haleluya. Ikindi kintu gikomeye kiryoshye ndangirijeho ni amahoro menshi umuntu utumbira Yesu ahorana. Amahoro menshi n'ituza ryinshi. Iteka nukura amaso, nukuri intumbero kuri Yesu, uzatabaza, uzataka cyane nka Petero, uzavuza induru kandi koko uzaba urimo kurohama, ariko amaso yawe natumbira Yesu, uzahorana amahoro n'ituze ritari ryino ku isi. Haleluya. Yaravuze muri Yohana 14:27 ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye mbasigiye amahoro, amahoro yanjye nka Yesu ndayabahaye. Icyakora simba nk'uko abisi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Haleluya. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Igihe cyose uzumva amahoro yagucitse, uzamenye ko intumbero yavuye kuri Yesu. Ndabizi nshobora kubana n'ikibazo kimaze imyaka 10, 15 se 20 se, nkaba ngifitemo amahoro menshi, ariko najya kubona nkumva hari ukuntu cyabaye ukagira ngo kiyongereye. Ntacyo cyabaye, ntacyo cyahindutse, ahubwo intumbero wayikuye kuri Yesu. Muranyumva nshuti z'Imana, reka duhaguruke dusengane umwami Yesu abaho umugisha. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Nutumbira Yesu ntuzigera uhomba, uzagenda usa nawe umunsi ku munsi, umunsi ku munsi. Twongere twibwire ngo ikintu ushobora gutinzaho amaso nuko kiba cyarambereye cyiza, gifite agaciro kenshi kuruta ibindi bintu byose. Kugira ngo ubwami bw'Imana bukorere ubw'agaciro nuko ubumenya, nuko utinda mu bibikwigisha, nuko utabubamo uhushuye mu buryo biri superficiel, nuko wemera gucukura, kudiginga deep. Ubwiru bw'Imana ntabwo bwandaraye, ntabwo bunyanyagiye. Yarivugiye ngo nkunda abankunda, ariko abanshakana umwete barambona. Arongera avuga ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose. Ntiyigeze yemera urukundo rw'igice, ntiyigeze yemera ko umuntu amushaka atandaraje, akaguru kamwe kari mu bye akandi kari hanze. Ashaka kuza n'umutima wawe wose wose wose. Igipimo yadusabye kumukundamo, yaravuze ngo n'umutima wanyu wose, n'ubwenge bwanyu bwose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'imbaraga zanyu zose. Kandi reka nkubwire, nta gihombo kiba muri ibyo bintu. Nta gihombo kibibamo. Kumukundisha umutima wose, n'ubwenge bwose, n'imbaraga zose, n'ubugingo bwose, nta gihombo kibibamo. Birimo umubyibuho, birimo guterwa mu rugo rwe, birimo gukomerera muri we, birimo kurindwa, birimo kuryoherwa n'urukundo rwe, birimo kunezererwa imbabazi ze. Birimo ibintu isi idashobora kukwambura. Reka twisengere muri ubu buryo. Inyungu zo gutumbira Yesu, Yesu uramutumbiriye. Reka wihaneho gatoya ku bintu byose byaguteye kumukuraho amaso. Yaba ibyo wasengeye bigatinda, ukamukuraho amaso ukirwanaho, icyo
kigoroba umubwire ngo ndagarutse. Akunda abagarukayo kabyara, akunda abamuhindukirira, n'umutunzi w'imbabazi. Niba kandi ugeze ahantu heza ho kumutumbira wenyine, Imana ikomeze kwigeza imbere kuko muri we ni hagari. Yaravuze ngo ndi irembo, umuntu ninjira muri nge azabona urwuri. Ni hagari, ni hagari. Arongera tuvuga ngo niba twarasogonge tukamenya ko agira neza, nitumwegere. Nibuye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ahinduka irikomeza imfuruka. Uko tumwegera natwe turubakwa, tukubakwa neza umunsi ku munsi nk'amabuye mazima, tugahinduka ubuturo bwe. Yarongera avuga muri Yohana ngo umuntu nankunda ngo nge na Data tuzaza tugumane nawe. Mubwira uti nyigisha kugukunda birushijeho, kuko ikintu uzatumbera ni ikintu ukunda, ni ikintu cyagize agaciro. Iyo ufite umukunzi, iyo ufite fiancé, nta muntu wakwibutsa gusoma SMS. Iyo ka SMS ka notification kaje uhita ujya kureba wihuta, umuhamagara wihuta, biraryoha kuko umukunda. Ntushobora gushyira amaso kuri Yesu butayamukuraho, utaritoza kumukunda. Kandi gusobanukirwa urukundo rwe cyo kidutera kumukunda. Ngwino ube mu ijambo ry'Imana, ngwino wicare ku birenge bya Yesu, ngwino uterane nabera udasiba rimwe ngo ugaruke inshuro zingahe wongere usibe. Tinda ku birenge bya Yesu. Niba uri muri no nzu y'Imana, ba mu materaniro y'abera, iga ijambo ry'Imana uri wenyine, itabira amasengesho y'abera, korera Imana muri bike wamaze kumenya. Utinde ku birenge bya Yesu, wemere kwigishwa nawe. Numumenya ntuzamukuraho amaso, ndakurahiye. Numumenya uzahora wifuza kugana aho, uzahora usiganwa uryohewe no kwihererana nawe, uzahora ukumbuye mu nzu y'Imana. Ntuzaharambirwa, harambirwa n'abataramumenye, ariko abamumenye bihora ari amahirwe. Iyo duhamagawe kuba mu nzu y'Imana bihora biryoshye. N'umwami Dawidi yaravuze ngo umunsi umwe mu bikari by'Uwiteka. Abo nabamumenye, abo nabamumenye. Ni bande barambiwe amateraniro, ni bande bayarushye, ni bande bavuye mu nzu y'Imana ntago bamumenye. Bamumenye. Iyo umuntu avuga ati nzajya nkurikira online, gusa afite urusengero, ntiyamumenye. Abakunzi b'umupira murabizi, mwawurebera kuri televiziyo, ariko bahitamo kujya kuri stade kugira ngo mwenjoyinge moment zose, kugira ngo muryoherwe nabyo. Uyu mwami iyo wamumenye, ahavugwa ibye, aho wabikura, ibishasha wamumenyeraho urahitabira. Nta muntu biguhata, nta muntu biguhata. Uhora ufite inyota yo kumumenya birushijeho. Uzindukana kumushaka, ukararana kumushaka, wagira amahirwe yo kuva mu bantu ukiherana nawe, umuvugishiriza ahantu hose, ahateguwe n'ahadateguwe, mumuganira bidashira. N'umutunzi w'imbabazi, n'umugizi wa neza. Yaduhamagariye kutugirira neza, ntabwo yaduhamagariye kuturusha. Niba kumukurikira bikiri umuruho kuri wowe, igira imbere umubwire uti nyigisha za nzira zawe ziruhura. Uwamenye siwe kuko araruhura. N'umutunzi w'imbabazi, n'umugizi wa neza, yitwa Data. Ntaduciraho iteka, yazanywe no kudukiza. Niba ufite ubwoba, ufite agakiza karimo ubwoba, ibyo wamenye ntibyuzuye. Agakiza kukuri karimo umudendezo n'amahoro menshi, no kuryoherwa n'iby'uru rugendo. Yatugezaho tuvuga nka Pawulo ngo kubaho ni Kristo no gupfa bibereye inyungu. Kubaho ni Kristo kubera iki? Kugira ngo mbanze mwamamaze, mubwire abatamuzi, ariko ndamutse ntashye najya kurukira mu gituza cya Abrahamu. Ariho, ni muzima, arafatika, arafatika. Reka umubwire ngo kora ku maso yanjye nkumenye, kugira ngo ntagukuraho amaso. Ni bande barambiwe kureba no gutumbera? N'abataramumenye, n'abataramumenye. Ni mwiza ku buryo udashobora kumukuraho amaso, yuzuye imbabazi ku buryo udashobora kumuhunga, yuzuye urukundo ku buryo kwicarana nawe biryoha. Amasengesho si umugoko, ni amahirwe yo kwicara ku birenge bye. Ni ubutumire bw'igitangaza butahawe byose. Ngo igihe kimwe Yesu yishimiye mu mwuka, ngo aravuga ngo ndagushimira Data muremyi w'ijuru n'isi, wabihisha abanyabwenge ubishurira abana batoya. Ibyo kwicara ku birenge bye abanyabwenge ntibabimenye, kuko yahisemo kudukirisha ubupfu. Ntiyahisemo ku bwenge bw'isi aribwo buhesha abantu kumumenya. Reka tumuzamura amaboko twongere tumuhamagare. Intumbero yaratakaye, reka wongere umurebeho, mubwira ngo mpubwo buntu bwo kukurebaho ubutagukuraho amaso. Shyira muri izo ngabo zigendana nawe.
nawe kugeza mvuye muri uyu mubiri. Ibintu bikomeye cyangwa byoroshye sinkagukureho amaso. Data, tukuzamuriye amaboko muri iki kigoroba. Abana b'abahungu n'abakobwa wakunze, mwami wadutumije ineza yawe, utuzana mu nzu yawe. Turi muri b'abanyamugisha watumiye bakagutumbera, mwami watumenyesheje inzira zawe. Abahoza n'abanyabyaha rwimbi, watubwiye amakuru y'ibyo tubikiwe mu ijuru. Utumenyesha urukundo wadukunze, utumenyesha imbabazi watugiriye, mwami turagarutse muri iri teraniro, mwami turagusaba imbabazi ahantu hose twagukuyeho amaso. Turagusaba imbabazi aho twinjiye mu masengesho tutakwizeye, tuvuga ngo niba uriho. Turagusaba imbabazi aho twagusezeyeho, kuko inzira zawe twananiwe kuzumva. Twumvaga uri bucishe hano tukabona ntiwacishije, twumvaga uri bubikore gutya tugasanga siko wabikoze, tukagusezeraho mu mutima abantu batabizi. Turagarutse uyu mugoroba, mwami tugusabye imbabazi. Turabana, twigisha uko umwana yigwanika mu gituza cya se maze akakira ikiruhuko, mwami abaruhiye muri wowe uyu mugoroba basogongeze ku kiruhuko, basogongeze kuguhekwa nawe no guterurwa n'amaboko yawe, badahangayitse imihangayiko y'isi itabamaze, kandi bafite data atari ibibyarwa. Watugize abana ntituri ibibyarwa. Turakwihaye, mwami reka umuntu wese wagukuyeho intumbero uyu mugoroba umukorere igitangaza mu mutima we. Amaso yakurebeho atakikuvaho mukunzi mwiza, takigukuraho amaso. Uw'imiyaga yarirushije imbaraga ikamukebukisha, hakerekeza amaso ku bitari byo. Ineza yawe nimugarura uyu mugoroba, babazi zawe nizimugarura ahuri. Yongera kurebe wowe wenyine. Tugutumbere Yesu, wowe wenyine, wowe watangije iby'urujya rwo kwizera, akaba ari nawe ubikomeza. Ni wowe ubikomeza, wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe. Uri wo kwizerwa, uzanawusohoza. Turakwihaye, mwami turakwihaye mwami turakwihaye mwami turakwemereye kugukurikira twabyumvise, turakwemereye kugukurikira tutazi ibyo ari byo, tutabyumvise, kuko inzira zawe zitandukanye n'izacu. Uko ijuru ryitaruye isi niko inzira zawe zitaruye izacu. Duhisemo kukwizera, duhisemo kugukurikira mwami umugisha ubwoko bwawe, umugisha abakozi bawe bahagarariye uyu murimo, bitanga ku manywa na nijoro kugira ngo igicaniro nikizime. Ubaha umugisha, ubavomerere, ikime cyo mu ijuru kibabeho, imperezo zabo zihore zuzuye. Cyo wagambiriye kuri uyu murimo gisohozwe. Bahagurukirize abafatanya nabo n'abafata amaboko kugira ngo icyo ushaka kuri uyu murimo cyose hatabuzemo na kimwe gisohozwe. Cyubahiro nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.